Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe mwe mwese mukurikira Arabohora TV. Nkuko mubibona kuri kamera za Arabohora TV hari ababyeyi kandi bafite inaribonye muri uyu murimo. Uyu munsi rero baduteguriye ikiganiro cyiza kandi kiryoshye. Komeza ukurikirane kino kiganiro kugeza kirangiye. Turaganira ku ijambo rivuga ngo arabohora. Yesu arabohora. Ese abakristo babana mu nzu y'Imana wenda umwe yarahemukiye undi, ese bashobora gusabana imbabazi bakumva barabohotse? Ese abantu babana mu ngo bose bakijijwe bashobora wenda kugira na utubazo tumwe na tumwe bagasana imbabazi bakumva barabohotse? Nicyo kiganiro rero baduteguriye mu gikurikire. Yesu ashimwe bene data nshuti bavandimwe dusangiye uyu muhamagaro. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndashaka ko tuganira twifashishije kuri iri jambo riri muri Mariko ibice 2 umurongo wa mbere. Ijambo riravuga ngo intego iravuga ngo Yesu arabohora, niyo ntego y'ijambo tugiye kuganiraho. Tubiganireho, dukore deba, turebe mu nzu y'Imana, turebe mu babana, turebe hanyuma dushake igisubizo, kandi Yesu arabohora niwe gisubizo. Amen. Rero jewe amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty, ndi umumama w'abana 2. Numva narihaye Imana bya burundu kandi numva narabohotse, nta bintu bigomba kudusubiza inyuma rwose. Hanyuma rero ndi kumwe n'umutware kandi twese twarabohotse, nta satani biwacu, twibanira mu nzu y'Imana. Reka nawe abibwire. Haleluya. Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Namwe bandi murimo kutwumva, namwe bakunzi bacu, turabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero twifuje kubaganiriza kugira ngo bamwe bafite ibibazo byinshi bitandukanye barabibaza, abifuza kugira ngo tubafashe turabafasha. Iyi ni Arabohora TV. Arabohora TV ibyavuye ku masengesho, twarasenze dusanga abantu benshi baboshywe. Twifuza rero ko benshi babohoka. Hari umuntu babohora. Ntabwo ari twebwe tubabohora, ariko hari ubohora. Ubohora rero dushaka kubabwira uyu munsi. Turabashimira ko mugiye kudukurikirana. Reka abanza asome ijambo ry'Imana, noneho arivugaho no mu ncamake turakomeza tuganira. Riranditse naba Mariko ibice 2 umurongo waho wa mbere. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho, buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hari w'abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati, niki gituma uyu avuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe? Cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mw'isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara, bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Amen. Rero reka mbabwire, iri jambo ni ijambo ryiza. Intego nyine narabohora. Yesu arabohora. Iki ni ikirema cyari kimaze igihe kiremaye, ariko ndagira mbabwire cyari gifite uburema 2. Uburema bwa mbere cyari kidakijijwe.
turi kumwe, cyari kidakijijwe, cyari kiremajwe n'ibyaha, muri make cyari kirwaye bwaki yo mu mwuka, kuko ntabwo cyari gikijijwe. Noneho iki kirema uburyo rero cyari kimeze, iki kirema baragifashe. Hari abantu bagira umutwaro wo gusengera abandi bakikorera umutwaro, baragifashe abagabo 4 n'aha ndabona bahari, baragiterura ngo bafata urwego barurira. Muri iriya ntego, biriya bintu bakoraga byo kurira kwari ugushaka kubohoka, ngo kibohoke gikire, Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo bafashe principe yo kurira, barurira, bageze hejuru bapfumura n'inzu. Namwe nimwibaze, baruriye, murumva bene data, baruriye, bamaze kurira bananapfumuye, kandi inzu bapfumura si yabo gusa, barashaka kubohora ikirema. Tuvuge ko, reka nifashisha urugero rw'umwere data twicaranye, tuvuge ko uyu nguyu ari we nyirinzu. Iyo nzu ugiye kumva, wumvise abantu barimo barasambura, ubwo ngubwo wabigenza uti? Barimo barasambura inzu yawe, ntibabikubwiye. Urumva ikibazo? Noneho ngo bamaze kurira ngo barapfumura, ngo ariko hari abandi bantu bari hanze bategereje kwegera Yesu, kuko Yesu ngo yari ari mu nzu arimo abwiriza ijambo ry'Imana. Yesu rero abwiriza neza, tumuhe icyubahiro. Yesu abwiriza neza, Yesu avuga neza, Yesu aseka neza, Yesu ni umunyembabazi, Yesu arabohora. Ni ukuvuga ngo bari abantu bafite umugambi nabo mwiza wo kubohora abandi, kubafasha kubegereza Yesu. Urumva, barabafashe bashaka kubegereza Yesu ngo ababohore, kuko buriye bafite intego yo kugira ngo kiriya kirema kibohoke. Bagira kurira inzu, bagira kuyipfumura, bagira no kumanuriramo. Noneho rero nari nigereye kuri nyirinzu. Nyirinzu yari ari muri iyo nzu arimo yumva ijambo. Imana ishimwe. Amen. Yumvaga ijambo Yesu arimo yigisha, akumva riraryoshye. Mwebwe si ijambo ry'Imana muva ritaryoshye? Riraryoshye. Ngo ararivuga, noneho amaze kurivuga, nyirinzu yari yicaye ngo akumva abantu barimo basakambura inzu ye. Akajya atekereza, si ubwo ntiwatekereza, tuvuge ko ari wowe nyirinzu, mbwira nk'ikintu watekereza. Ariko tekereza ukanasohoka ukajya kureba. Wadasohoka ukajya kureba. Reba nk'ubu twibanira mu nzu nge nawe, tugiye twumva umuntu arimo arasakambura, ubwo byagenda bite? Wasohoka ukajya kureba. Wasohoka ukajya kureba, kandi niwe wasohoka kuko ni wowe nyine, ni wowe nyirinzu. Noneho nyirinzu rero akumva ijambo rya Yesu riraryoshye, akumva amagambo Yesu arimo avuga ari motivate, aramuryoheye. Uko kuna muryoheye rero, Imana ishimwe, yasiga ibya Yesu ngo ajye mu byo hanze, Imana iguha umugisha. Ntiyasiga ijambo riri mu nzu y'Imana ngo asohoke ajye kureba ibyo hanze, akurikirane iby'amabati n'amategura n'iby'ubucuruzi n'iki, usiga ijambo ry'Imana. Kandi Yesu agiye kugaruka, niba winjiye mu nzu y'Imana, kuva mu bya Yesu ubohoke. Si byose ugira igihe cyo kuba mu nzu y'Imana n'ibitekerezo byawe byose. Twimana icyubahiro. Banumva nahaguruka, birabafasha cyane. Noneho rero niba kandi usohotse hanze, ubwo ndabwira abadukurikiye kuri Arabohora TV, intego ni kubohoka. Yesu niwe ubohora. Niba uri mu nzu y'Imana, bohoka, uhe Yesu umwanya wawe wose, ureke kumuha bipe y'umwanya muto, usohoka ujya mu matelefone, ibyo bintu birabiha n'ukuri. Ahubwo muha umwanya, ugume mu rusengero, wumve ijambo rye, noneho ibindi ubijye murangije. Imana ishimwe. Noneho rero uyu mugabo nyirinzu naramukunze, nuko bihuriranye nyine kuri n'umugabo wanjye n'undi zazwe nkukunda. Ariko uyu mugabo Bibiliya ivuga naramukunze. Ni wowe nanzeho urugero, ariko uyu mugabo naramukunze. Yaravuze ati ngewe sindi busige ijambo ry'Imana, sindi busige ibintu biryoshye gutya ngo nge mu byo hanze. Imana ishimwe. Uyu mugabo murumva atari yarabohotse? Yari yarabohotse kuko ntiyaragikururwa n'ibyiza, ntiyaragikururwa n'amafaranga. Ndetse uyu mugabo ntiyaracyumva kuko urumva yumvaga ibikorogoshora, kumva yagenda, ariko yanga kwita
kuri ibyo ngibyo, yita ku bya Yesu. Muri iyi nzira rero iri jambo icyo rishatse kutubwira, hari igihe abantu bageragezwa ukusanga abantu bakuvuze ukumva birakubabajira, urababazwa se n'iki? Bohoka, Imana ishimwe. Wowe bohoka ukomeze urugendo, ugasanga uhuye n'igishako kandi cy'umuntu w'Imana mugenzi wawe, ukumva birakubabajira, wibabara, ahubwo bohoka musengere, Imana ishimwe. Aba bagabo rero bafashe initiative ari bane, baheka ikirema, bapfumurira neza aho Yesu ari. Abantu bari hano mu nzu cyangwa bari muri iyo nzu cyangwa muri iyi nzu nk'uko muhari, ngo bagiye kubona, ariko muhite mubizana hano. Reba Eri, nawe ugiye kubona ukabona wicaye, dore ubu turi mu rusengero, Yesu we, ukajya kubona ukabona ikirema kiramanutse no hasi ngo pi, baragihuhuye. Ariko buriya bumvaga bagikijije, ariko kuko babohotse baravuze bati nikikubita imbere ya Yesu, turabizi neza ko akibohora byose. Icyambere arakibabarira ibyaha. Ngo Yesu kimaze kumwikubita imbere, bakigejeje imbere ya Yesu, abantu bari aho batangira kwitegereza. Ngo Yesu ahita akibwira ati umva, ibyaha byawe urabibabariwe. Bwa burema natangiye mbabwira cyari gifite uburema bwo mu bugingo, cyari kimeze nk'ikirwaye bwakiyo mu mwuka. Yesu ahita akibabarira ibyaha. Imana ishimwe. Noneho abantu b'abafarisayo n'abandi bari bicaye batangira kwibaza ngo uyu muntu ubabarira ibyaha ninde? Arigereranije. Ibaze nawe, abantu se hari ubwo banyurwa? Arigereranije. Ubu se ninde ubabarira ibyaha? Uyu muhungu wo kwa Mariya na Yosefu yavutse tumureba se n'umubaji, batangira kurebera Yesu muri background aho twavukiye, sha Imana ishimwe. Batangira kureba ubuzima twaciyemo, ibigeragezo twanyuzemo, cyangwa nawe ibyo waciyemo, bagatangira kubikureberamo. No, Yesu ibyo abibonye batangiye kubyibaza no kubireba, ahita ababwira ijambo. Arababwira, musome neza, arababwira ngo ari ukubwira ikirema ngo nkubabariye ibyaha. Dushima Imana igitubohora, ikatubabarira ibyaha. Haleluya. Mana yatubohoye, kaduha Yesu, twarabohotse, turidegembye imbere y'Imana. Nta rubanza, nta teka tuzacirwaho. Imana ishimwe. Noneho Yesu ahita abareba, amenya ibiri mu mitima yabo, ahita ababwira ati ari ukukibabarira ibyaha no kukibyutsa nkagikiza n'uburema, icyoroshye ni iki? Ahita akibwira ati noneho ndagutegetse, ikorera uburiri bwawe wigendere. Amen. Mana ishimwe. Amubohora kabiri. Ariko nawe uri mu mavuta. Amubohora ku byaha, amubohora no mu bugingo. Ahita akibabarira ibyaha, ahita akibohora noneho n'umubiri. Urumva cyari ikirema n'icyagendaga, akibohora kangahe bene data? Kabiri. Eri kangahe? Kabiri. Yesu arabohora gihita gihaguruka. Ariko umva aka kantu noneho nzoza kugira ngo nawe agire ikintu abivugaho, ngo cyahagurukiye imbere yabo. Uko ni kugiye guhagurukira imbere yabo. Abo bantu batizera, abapinga, abatemera iby'Imana, abakiboshye nyine, abo babarira bakumva ari ikibazo. Duherutse kwihurira n'igishaka iwacu, umwana wacu arahemukirwa. Abantu rero batababarira bumva ko kuba tubabariye twayobye, ariko kujya mu ijuru birahenze mayidiya, birahenze rata. Ubundi se atari ijuru twashaka twari bubikore? Twahisemo. Yesu arabohora. Rero nagira ngo mbabwire ko iri jambo ubwaryo uryumvise ugakurikiza ibyaryo wabohoka. Reka umugenzi wanjye akomeze, kuko ikiganiro ni bohoka cyangwa Yesu arabohora. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha ku magambo meza utuganirije. Ariko hari utubazo nka turishaka kubaza. Ubundi Yesu kucyahereye kuba ari bamuzanye ari ikirema, kubera iki yahereye ku byaha atahereye ku bumuga kandi ari bwo bwari bukiza cya kirema? Urakoze. Iki kibazo nacyo ni cyiza, kiranakomeye. Kuki Yesu atahereye ku bumuga bw'umubiri? Bamuzanye ari ikirema, nawe yarakibonaga ko ari ikirema. Arangije we ntabwo yahereye ku burema, ahubwo yahereye ku byaha. Kuki yahereye kumubarira ibyaha, atahereye kumubarira uburema yari afite?
impamvu ni uko nta kindi cyazanye Yesu, ni ugushaka icyari cyarazimiye. Yazanywe no gucungura umwana w'umuntu. Niyo mpamvu intego nyamukuru yazanye Yesu ni ugupfira ibyaha by'abantu. Ni ukuvuga ngo Yesu ataradupfiriye, ataraje, ibyo tubwiriza ntibyaba biriho, nta byiringiro. Noneho tubonereho no guhita ubwira wenda nk'umuntu uvuga uti ubwo mfite ubukene nkaba mfite uburwayi Yesu akaba atankiza, Yesu ntari ubonereho kumusubiza ko icyazanye Yesu ari ubugingo bwe. Udufasha abantu ari nk'abantu baba bafite basa nk'umuntu wenda arakenye cyane kubera ubukene cyangwa se uburwayi, yarihebye akumva ko Yesu adakora, akumva wenda ko impamvu atamukiza atariho, tubonereho no kubaha igisubizo. Yego, urakoze. Igisubizo ndumva icyo yaramaje ngishubije. Igisubizo rero Yesu ikintu intego nyamukuru yamuzanye ni ukutubabarira ibyaha, kandi yaranavuze ngo mubanze mugire mute, mushake ubwami, ibindi bizakurikiraho. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongerera, n'inyongera. ni ukuvuga rero ngo icyazanye Yesu ni ugushaka icyazimiye, ni ubugingo. Yaje kuduha ubugingo. Ibyo by'ubukene Yesu arabukiza, Yesu arabukiza. Ariko ikintu abanza nyine nk'uko warubajije ngo kuki yahereye ku bumuga, nako atahereye ku bumuga. Ikirema bakizana bakizanye ari ikimuga kibona, aremaye, bamubona ko aremaye. Noneho Yesu bamucijemo, nawe Yesu abibona ko uwo muntu aremaye koko. Kubera iki atahereye ku bumuga, ahubwo agahera ku kumubara ibyaha? Impamvu ni uko yazanywe n'ubugingo, yaje kuduha ubugingo, kandi yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose ni accessoire, tuzabyongerera. Amen. Urakoze cyane. Ndabashimiye bakunzi bacu. Ngewe rero ngiye kubaganiriza, sindi bujye mu ijambo ry'Imana cyane, ariko ngiye kubaganiriza ku bintu bigenga ubuzima bw'umuntu. Ubundi umuntu agengwa n'ibintu nka bine. Umuntu agengwa, abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Icyo ni icya mbere. Abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Impamvu bagengwa n'umutima ubacira urubanza ni ukubera ngo baba bafite ibintu bakoze, noneho bya bintu bigahora bigaruka mu mutima wabo. Kwa kundi bigenda bigaruka rero bituma batekereza nabi, intekerezo mbi. Icyo ni ikintu kimwe kigenga ubuzima bw'abantu. Abantu benshi bagengwa n'ubwoba. Abantu benshi usanga bagengwa n'ubwoba. Bagengwa n'ubwoba bw'imibereho. Bagengwa n'ubwoba bw'ukuntu ejo buzacya bameze. Bagengwa n'ukuntu ejo hazaba hameze. N'ubwoba, bagengwa n'ubwoba muri makika, mu ncamake n'ubwoba. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Yego, cyo ni ukuri. Bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Icya kane, abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Ibyo bintu uko ari bine rero nibyo bigengwa ubuzima bw'abantu. Nibyo bitumye abantu benshi bananirwa guha Yesu agaciro, ahubwo bagaha agaciro ibindi, bya bindi wavuze, bya bindi yakoze ku munota wa kabiri. Hari icyo yabanje gutanga ubugingo. Yesu yabanje gutanga ubugingo. Amaze gutanga ubugingo rero ni nabwo yabonye gutanga iby'umubiri. Nibwo yakijije uburema. Ni nabwo yakijije uburema. Haleluya. Ni ukuri. Yabanje iby'ubugingo. Abona gukiza uburema. Ubwo ni ukuvuga ngo iby'isi abantu bari gushaka azabitanga yabanje ubugingo. Nibaze bakizwe rero babona ubugingo bahe n'ibindi. Yesu arabohora rero. Amen. None rero ku cyambere n'icyo ndimo kubwira ko abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Hariho umuntu akora icyaha akagikora yumva ari ibintu bisanzwe. Tuvuge wenda nk'ubusambanyi, ukajya kubikora kubera umunezero murimo, mukishimisha n'inshuti yawe, ugashiduka cya mwagikoze. Iyo umaze kugikora kugira ngo wongere kugira umutima ujya gusaba imbabazi, icyo kintu kirakomera bene data. Noneho icyo kintu kikubamo, kikakwarikamo, kigatuma utinya no kujya imbere y'Imana. Kigatinya utinya no gutinyuka kuza imbere y'abantu. Noneho iyo umuntu agenzwe no kwiba, agira umutima ucira urubanza. Wa mutima ucira urubanza rero utuma cya kindi cyiza bwa bwiza bw'Imana butuma bumutandukanya n'Imana. Ubundi Satani yari marayika mu ijuru, arangije akora icyaha cyo kwishyira hejuru, niko birivuga.
nyuma acirwaho iteka arangije aza mu isi. Aje mu isi mbere turavuga ngo Imana ngure mu muntu ngo mu ishusho yacu ngo mwa kugenga ibiri mu isi, ibyo hejuru, ibyo mu nyanja, ibyo ku butaka n'amafi yo mu nyanja. Ni ukuvuga ngo yamuhaye kugenga ibyo hejuru, ibyo ku butaka n'ibyo hasi mu mazi. Ibyo byose umuntu yarabigengaga. Ni ukuvuga ngo Satani yagombaga kuza ari hasi y'umuntu nanone. Satani rero aje kwa kwishyira hejuru kwe yashutse umuntu nanone. Yego. Urumva ko yongeye gukora cyo kwishyira hejuru. Yongeye gukora icyaha cyo kwishyira hejuru. Arangije kugikora mu ijuru nanone gusaba imbabazi, aje no mu isi nabwo ntiyasabye imbabazi. Nicyo cyatumye Yesu yerera amanuka. Yesu azanwa no kugira ngo acungure wa muntu wakoze icyaha. Bibiliya iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Atwara ibiri mu isi byose n'amafi no mu nyanja. Ni ukuvuga ngo mu ijuru habaye inama y'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Bari batatu nibo bateranye iyo nama kugira ngo bareme umwana w'umuntu ase nabo. Kuko abo bantu barasa ubundi nta n'itandukanyirizo rihari. Noneho rero abo bantu bamaze gusa n'umuntu yagomba gusa nabo, yagomba kugira ubutware bwo mu isi, gutegeka ibiri mu isi byose biri mu bubasha bw'umwana w'umuntu. Satani rero aje rya shyari na bwa bugome ariho aje aboha umuntu amubohesha icyaha. Ngo Imana iciraho Satani iteka, iramubwira ngo kubera icyo wakoze umwana w'umuntu, urubyaro rw'umugore, urumva azagukomeretsa umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsitsino. Aho rero niho hazi urwango. Aranavuga ati kandi nawe mugabo, yego, uzarya ugize uti wiyushe akuye. Noneho nawe mugore uzabyara ubabaye. Umva iyo ugiye kubyara ni danje ku babyeyi bo biba birenze. Icyabiteye rero ibyo byose ni icyaha. Aravuga ngo rero ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubu bakundwa bene data, ubu turi abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana, nta kiducira urubanza. Niho navuze icya mbere ko abantu benshi bagira umutima ubacira urubanza. Ubwo rero iyo uri muri Kristo Yesu nta teka uzacirwaho, kubera ko nta mutima ugucira urubanza. Iyo wumva umutima ugucira urubanza ujye uhita umenya ko uri mu mugambi wa Satani. Tugomba rero kujya mu mugambi w'Imana kugira ngo utagira umutima uduciraho urubanza. Mwitangira ibice 4 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 muraza kwasoma. Icya kabiri, abantu benshi bagengwa n'umutima w'ubwoba. Abantu barahamutse, isi yarabahamuye. Kandi Yesu yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Twishakira ubwami bw'Imana, ibindi bizaza. Icya gatatu nicyo naringezeho, abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Abantu benshi muri iyi si turimo gushaka ibintu ku manywa na nijoro, uko bwije n'uko bukeye. Ni byiza tubishake, ariko umwanya wa mbere tuwuhe Imana, umwanya wa mbere tuwuhe Yesu. Icya kane, abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Nibyo pe, abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Ugakora ikintu kugira ngo bagushime, ariko washimwe n'Imana abantu bakazazanya. Si ibyo. Reka soreza aho ngaho nawe ukomeze. Abantu bari gushaka gushimwa n'abantu. Yego. Aho gushimwa n'Imana. None se ko Bibiliya ivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. None abantu bari gukora ibibi bagashaka gushimwa kandi bakoze n'ibibi. Imana rero ibabohore. Imana ibabohore. Ni ukuvuga ngo rero ku kiganiro cyacu cyabohoka cyangwa Yesu arabohora, reka twibande ku bantu baboshye. Twibande ku bantu baboshye. Sibundi abantu boshywa n'iki kiboha? Ikintu kiboha abantu ni ibyaha. Ikindi kutababarira. Icya gatatu, icya mbere ni ibyaha, icya kabiri ni ukutababarira, icya gatatu nicyo umbwiye. Icya gatatu ni ukudasaba imbabazi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abohotse ubundi aba yarakiriye Yesu, gusaba imbabazi biramworohera. Ariko nawe ibaze, uhemukiye mugenzi wawe, sibyo? Ntumusabye imbabazi,
n'umutima ntugucira urubanza. Ese koko uba wumva uri mu murongo w'Imana? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wenda ibyo gusaba imbabazi tube tubiretse. Hari nk'abantu babana tugenda tubona abantu benshi bari kugenda bagira ibibazo. Hari ikintu kirarutse kuba mbona kirarenze. Usanga umuntu wari umukristo wabaga mu nzu y'Imana ari mu kabari arimo aranywa inzoga. Uwo muntu akwiriye kubohoka kuko yasubiye mu migozi. Si byo se? Yasubiye mu migozi ya Satani. Ikindi ugasanga Satani yagutwaje igitugu, ubuzima bwawe bwose abutwaza igitugu, mu by'ukuri uraboshye pe. Imana icyazanye Yesu ni ukugira ngo ubohoke. Twifashishije rino jambo twasomye, ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo byuka wikorere uburiri bwawe utaye, ariko yari yabanje kubabarira ibyaha. Hanyuma rero ahangaha watubwiye mu Byeshuwe 5, hano wari urimo utubwira uburyo Yesu yaje gucungura umwana w'umuntu. Ni ukuvuga rino jambo, niba inama yarabaye kugira ngo ducungurwe, kuki turi gutesha agaciro imbabazi yatugiriye? Mureke duha agaciro imbabazi z'Imana. Ikiganiro ubundi cyacu ni ukugira ngo abantu babashe kubohoka, basabane imbabazi, bababarirane, kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo mubabarirane ibyaha, mugirirane neza. Sibyo? Ese wowe hari ikintu cyaba wenda reka wenda neko nta kibazo mbaza. Hari reka wenda nibariza abantu bose. Oya nyibariza giye. Mwibarize wowe. Reka nkubaze n'abandi bumvireho. Hari nk'ikintu cyaba cyarakubayeho ukabona uraboshye ku buryo udashobora mbese ukumva uraboshye, duheho nk'ikintu cyaba cyarakuboshye kugira ngo n'abandi abagabo, kuko nge ndababwira mu ruhande rwanjye, kuko ubu turi umugabo n'umugore, si ko bimeze. Noneho nk'umuntu w'umupapa ari ibintu biba byarakuboshye, yenda mbere y'uko uba umupapa cyangwa na nyuma, sibyo? Noneho njyewe hari ibyamboshye nanjye ndabibabwira. Noneho dufasha abantu kubohoka no kubohokana, sibyo se? Ubundi muri rusange ikintu cyabo kigeze kumboha cyane, kikamboha kikambera inzitizi, zari inzoga. Kandi inzoga suko nazikundaga cyane, ahubwo nagiraga groupe, nkumva ya groupe sinayivamo, nkumva ninyijyamo simwe, nkumva bari bubone nkaho ndi ikigoryi, nkumva bari bubone nkaho nayobye, nkazinywa kubera icyo kintu. Ariko nyuma maze kwakira Yesu umwami n'umukiza mutima wanjye, Yesu yarambohoye. N'ubu niyo bazintereka ko niyo bayinshyira mu kirahuri, mba numva umutima wanjye utayirarikiye. Ubwo rero numva aho ngaho narabohotse ku nzoga. Ikindi nagiraga irari ry'abakobwa. Nagiraga irari ry'abakobwa, nkumva nabona umukobwa nkumva ni mwiza, ukabona ari sawa, nkumva ni sawa, nkumva natereka. Nahibaze rero nicyo kirimbuye rero n'abagabo barimo baraca abagore inyuma kubera ko bafite iryo rari nyine. Ariko ubu ngubu ndatekereza nkavuga se ndamutse mbikoze ubundi naguhera he kugira ngo ngusabe imbabazi? Jewe umutima wanje n'urugero ntanze mere kuri wowe kubera ko ari we tubana, nkavuga ni wowe ubundi naguhera he kugira ngo ngusabe imbabazi? Nkumva umutima wonyine sinawubona. Ubwo icyacyo ubwacyo kimbera uburinzi. Aragakiza gatuma ntashobora gutinyuka guhemukira Yesu, gukora icyaha. None tukiraho yego kibazo mfite Kristo uri hariya mu rusengero, ndetse ugasanga wenda rimwe na rimwe ari n'umudiyakoni abana n'umugore we, ariko icyo cyaha yaragikoze kandi kiramuboshye, yabigenza ate kugira ngo abohoke? Namugira inama rero. Ubundi rero bene data reka mbagira inama. Mu kintu cya mbere gikomeye mu buzima ni ugusaba imbabazi. Cyo kintu gikomeye buri muntu wese agitekerezo, gusaba imbabazi cyo kintu gikomeye. Ni nacyo cyatumye isi iba ijya mu byaha. Ni ukubera Satani yanze gusaba Imana imbabazi. Iyo Satani aza gusaba imbabazi biba byarangiye. None rero wa mudiyakoni, wa muvandimwe, mwene data wakijijwe, nyuma ukaza kugwa mu cyaha, kora intambwe imwe yonyine yo gutinyuka gusaba imbabazi. Nyine arabajije yasaba. Nyine nibyo ngiye kumubwira, ni umudiyakoni yakoze icyaha, wenda ni umukristo usanzwe, yakoze icyaha, ni umusore yakoze icyaha, ni umupapa yakoze icyaha cy'ubusambanyi, ni uwo ari we wese yakoze icyaha. Cyangwa yanyweye n'izo nzoga. Icyaha
icyaha ni rusange, reka mba ariko mbivuga. Gukora icyaha ni rusange kubera ko Satani ari mu isi. Ariko icyo Imana ishaka ni imbabazi. Ni imbabazi, nicyo kintu Imana ishaka na n'ikindi. Kwatura uti mbabarira, wature mugenzi uti mbabarira rwose, kandi ubyihane wumva ubiretse. Nawe undi mwene data wasabye imbabazi nawe guha imbabazi, urugo rukomeze rube urugo ruzima. Hari ikindi nishubije neza cyangwa? Ushubije neza, ariko hari igihe wenda rimwe na rimwe bavuga ngo ushobora kumusaba imbabazi ugasanga birabasenya mu buryo bw'imibanire, wenda mugenzi we ntabashe kubyakira neza. Abandi bakavuga bati wenda nk'umugabo wakoze icyo cyaha agomba kujya kwa pasiteri akacyaturirayo. Ubu noneho turi kureba wa mugabo wagikoze, ntabwo turi kureba umuntu utaragikora. Ese koko iyo niyo nzira nziza yo kuba yasaba umugore w'imbabazi, cyangwa inzira nziza yajya ku mushumba agasaba imbabazi? Inzira nziza ni uko yahera ku mugore we, kuko umugore we niwe yahemukiye bwa mbere. Urumva? Nibyo umushumba arahari, ari mu cyimbo cy'Imana, ni umukozi w'Imana, ariko noneho hari uwo yahemukiye. Yahemukiye abantu babiri d'abord. Yahemukiye Imana, yahemukiye Yesu wadupfiriye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Yongera guhemukira undi bashakanye. Yaramuhemukiye kuko yamuciye inyuma. Ubwo rero banza umwegere, shaka inzira zo kubanza umugara umutima kugira ngo kugira icyizere. Ni ukuvuga ngo nyine arabaza ati wose asabye umugore imbabazi, nicyo mwene data nicyabaza, kandi ni ikibazo. Ahise agenda akabaza ubwira umugore, aho umugore we yahita byakira ntibyagorana, cyangwa yabanza agasenga akatura we ubwe, akaturira pasiteri, akagenda akaturira pasiteri, noneho pasiteri we nk'umutambyi akamuha inama y'uko ari bubyitwaremo. Hanyuma tukiraho abantu badukurikiye tubamara amatsiko, yego, iki kiganiro tuzajya tukinyuzaho, yego, turagira ngo twibutse abantu, umuntu ukurikiye kino kiganiro ajye muri comment yandikemo ikindi cyifuzo cyangwa se ikibazo yaba yifuza kuzababaza, ubutaha muzagisubize, cyangwa se icyifuzo cyangwa se igitekerezo kuri icyo kintu turi kuganiraho. Nibyo urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ibibazo bibaho, ni nabyo bisenya ingo za benshi. Ni ukuvuga ngo habanza kubaho urwikekwe. Iyo ugize urwikekwe ukavuga uti umuntu wanjye ashobora kuba asambana, urumva, ashobora kuba yiba, ashobora kuba anywa inzoga. D'abord icyizere cyatangiye kuvaho hagati mu rugo, icyizere cyatangiye gusenyuka. Noneho kugira ngo ugare cya cyizere rero ni uko uzabanza kwicaza umuntu mubana, mukaganira, mutangira ku bindi byo hirya no hino mukabiganiraho. Noneho ko agenda ahinduka, ubona agara umutima, mufata umwanya, ntabwo ari ibintu ubukira. Uko ugenda mubiganira, ubona agaruka, umurebamo icyizere, ukaza kumubwira uti rero buriya nanahemutse, nakoze icyaha ariko ndagira ngo usabe imbabazi. Nawe nk'umukristo, nk'umuntu ushaka inzira zo kujya mu ijuru, nawe namugira inama zo gutanga imbabazi, kandi akababarira abikuye ku mutima, kuko Yesu yababariye abantu bose. Nicyo cyatumye aza mu isi, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ibibazo byose muzagira muzatubaze, tuzajya tubasubiza, kandi ndumva iki ari igice cya mbere, tuzakomeza kugenda tugira ibindi bice kugira ngo turebe n'ibibazo abantu babajije tugende tubisubiza, tubahe n'icyitegererezo natwe aho tuzagira intege nkeya tuzajya tubasharinga kugira ngo tuganire twubake ubwami bw'Imana. Yego, murakoze. Yego, urakoze. Ibi bintu avuze nibyo. Hari ibintu ari inzira ebyiri. Inzira y'uko umugabo wakoze icyo cyaha abanza kugenda agasaba umugore imbabazi, nicyo atubwiye. Kandi ni ukuri, ubundi ku bantu bakunda ukuri niko kuri kwiza, sibyo? Ku bantu badashaka guca ku ruhande bajya mu ijuru babohotse, ukuri kwiza nuko niba ukoze icyaha genda usaba Imana imbabazi, usabe n'uwo wagikoreye imbabazi. Urugero, niba wibye mwene so amafaranga, kugira ngo umusabe imbabazi neza yamusubize, mubwira uti narakwibye, ngaya amafaranga yawe. Ndumva igitekerezo ari sibyo, si cyo washatse kuvuga. Ntago wavuga ngo wasabye imbabazi utasubije ibyo wibye, sibyo? Noneho rero niba wasambanye nyine, cyangwa ubwo twe turi kuganira nk'umugabo n'umugore, turashima Imana ko yaduhaye agakiza.
tukaba ibyo bintu we wenda yabigendeyemo atarakizwa njye ariko ibyo simbizi iyo topiki sinanayigumaho ko njye sinabibayemo njye nabaye mu nzu y'Imana nkurira mu nzu y'Imana muzambaza ibyo mu nzu y'Imana iby'ijambo ry'Imana ubutazabituganiriza kugira ngo abe muri ibyo bintu agere no kugihe afata icyemezo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo uriya musore uri hariya abirimo abibamo nawe amenye ko Yesu yabimukuramo kandi akamuha agakiza akamubohora. Hanyuma tunagana ku musozo ibindi bibazo wenda tuzabisubiza ubutaha bitewe na comment n'ibyo abantu bazandika nagana ku mwanzuro w'ikiganiro mukaza gusoza mutangana nimero kugira ngo n'umuntu wakenera kubagisha inama cyangwa se kugira ikindi kintu yabaza muze kuyitanga. Murakoze. Dusa naho tuvuze ku bintu byabohoka biganisha wenda tuvuze kapo kubera ko turi kapo ariko yenda reka mbwire n'abamama cyangwa abakobwa bashobora gukora ibyaha kuko ntabwo ibyaha bikora abagabo gusa ntabwo abagabo aribo basambana gusa n'abandi barabikora noneho ababikoze rero nawe akaba yumva yarananiwe kubohoka kubera icyo cyaha umugore cyangwa umukobwa icyo namugira inama ni yature ntagende yegera umutambyi yature asaba Imana imbabazi. Ikindi n'uwo bakoze icyo cyaha bamwegere niba ari mwene se basabana imbabazi bakizwe babivemo kandi ntibabisubiremo. Iyi ni topic ndende ntekereza ko tutayiteza umwanya munini ahubwo tuzagenda tuvugaho agace gato gusa jewe ikintu nababwira ndabashimiye ko mwakurikiranye iri jambo ry'Imana ribohora. Iri jambo rero rirabohora ni ukubohoka nyine nk'ubu nkanjye nawe uko mbona tubanye nta bintu by'abadayimoni nta bintu byo kuboha nta bintu byo kwikeka kujya ibyo ntabyo. Noneho hari abandi bene data bibabaho abo rero turabagira inama y'uko bakwakira Yesu neza bakabohoka. Rero nagira ngo nsoze mbabwira ngo umuti wonyine wakemura ibibazo nk'ibyo ni ukwihana neza no kwakira Yesu. Ndumva nawe hari icyo wababwira. Tanga nimero yawe. Conclusion. Ntacyo reka nanjye soze kugira ngo uze kuzitanga nyuma. Murakoze rero ngiye ndagira ngo mbabwire ko iyi ni intangiriro y'iki kiganiro tuzakomeza kujyana tubiganiraho tuzakomeza dushaka n'abandi bantu baturusha inararibonye muri byo kugira ngo iki kiganiro tucyubake neza kuko abantu benshi bafite ibibazo kandi badafite inzira yo kubikemura. Ariko ikintu cya mbere giye nishingikiriza ko Yesu iyo ukoze icyaha uba ushubije Yesu ku musaraba. Iyo ukoze icyaha uba udahaye agaciro k'imbabazi yagize akava mu ijuru akaza kudupfira akababazwa akabambwa agakubitwa bya bindi byose uba utabiha agaciro. Ariko uramutse ubihaye agaciro wamenya agaciro k'imbabazi wamenya aho tuzajya. Ni ukuvuga ngo ubuzima nk'ubu mu myaka 100 ishize abantu bariho bose baragiye wamenya baragiye wenda bari mu ijuru bategereje kuzacirwa urubanza. Bategereje kuzacirwa urubanza niko Bibiliya itubwira. Ubwo rero uyu munsi urishimisha imyaka 70 niyo bafatiraho icyitegererezo. Mu myaka 70 wishimisha ariko indi myaka yose y'ubuzima bwawe uzababazwa. Ubwo rero fata icyemezo cyo guhitamo Yesu. Yesu niwe mwami n'umukiza niwe waje kudupfira niwe uzaduha ubugingo. Bakundwa bene data rero ndagira ngo gensoze mbabwira ngo duhitemo Yesu. Niduhemukire Yesu. Nudahemukira Yesu n'umugore ntabwo uzamuhemukira. Nudahemukira Yesu n'umuvandimwe ntabwo uzamuhemukira. Nudahemukira Yesu n'inshuti yawe ntabwo uzayihemukira. Kubera ko uha agaciro imbabazi Yesu yatugiriye. Nibwo uzabona ko nibwo uzaha agaciro iby'agakiza. Nkaba nasoza rero mbashimiye ko mwaduteze amatwi, mbashimiye yuko muzatwumva muzatugira inama natwe tuzabagira inama tuzabashakira n'abandi baturusha ubuhanga kuri byo. Ariko icyiza nuko twese twakubakira inzira yo kubabarira n'inzira yo kuzabona ubugingo. Murakoze. Yego ndumva twasenga noneho twasengera abantu bumva bafashijwe cyangwa bafashe icyemezo cyo kuva mu byaha bakabohoka bagasabana imbabazi bakizera Yesu. Reka tubasengere. Mwami Imana yacu
ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Dusengeye imitima y'ubwoko bwawe, ari abazumva ubu butumwa ari n'abamaze kubwumva, turabasengeye kugira ngo ubahe imbaraga zo gukizwa no kubohorwa n'ijambo ryawe, kubera ko ijambo ryawe niryo ryatubatuye. Mwami Imana, turasengera abapapa, abamama, abakobwa, Mwami, ingeri zose, basaza, abakecuru, umuntu wese uremerewe no kutababarira, uremerewe no kutabohoka, uremerewe n'umuryango, mu izina rya Yesu turasenze ngo ubahe imbaraga zo kunesha icyaha, ubahe imbaraga zo gukizwa neza, kuko icyo twiyemeje twebwe Mwami ni ukukuvugira tukavuga ukuri nk'uko kuri. Muri iyi si hari intege nke nyinshi, hari ibigeragezo byinshi, hari intambara nyinshi, ndetse ibihiga n'ingoni byinshi, ndetse Satani yazanywe no gusenya ibyubatse. Ariko uyu mwanya dusenya ubwami bwa Satani, kwihorera kose k'umwanzi turagusenya. Dusenya ubwami bwa Satani mu bantu, dusenya ibyo Satani yubatse mu ngo bidakwiriye, mu izina rya Yesu turasaba kugira ngo Mwami utegure mu mitima y'abantu kuzajya mu ijuru, kubona ubwami bw'Imana. Abantu bashoboze rero gufata icyemezo, abibaga, abasambanaga, abarogaga, abavugaga amagambo adakwiye, mu izina rya Yesu, abari bavuye ku rufatiro rw'Imana baracitse intege, abari barasubiye mu mayoga, abari Mwami uzi ibyiciro byose ko abantu bameze, kuko wowe ntujya uhishwa na kimwe. Turasenze kugira ngo abantu bawe babohore, mu izina rya Yesu niho tubisabye twizeye, amen. Nimero rero wahamagaraho ni 07, abifuza bumva wenda bahamagara bakeneye nko kwatura, kugirwa inama, ni 07 8 nanone 8 146 27, 07 83 146 27. Ku bakeneye y'uyu mupapa nawe bumva wenda byabafasha kubohoka, ni 0782 6 8 4 6, 0782 8 4 6. Byabafasha nk'abagabo kubohoka, abasore Imana ibaha umugisha. Ndumva twasoreza ahangaha. Imana ibahezagire mwese, amen. Amen.